ese byagenda bite nkubwiye ku butunzi bw'ababi abantu babi atari umugisha. Abantu babi cyangwa abantu hirya no hino babona umuntu ufite ubutunzi bakavuga ngo ni umugisha. Yewe n'ababi, ese nkubwiye ko ubutunzi bw'abantu babi atari umugisha ahubwo ari Imana ibishyura hakiri kare mbere y'urubanza. Ibintu wari ubizi? Reka turebe ko biteye. Kubera ko rero icyari ikibazo gikomeye cyane gisenya ukwizera kwa benshi kurusha ibindi byose. Iyo umuntu yumvishe ngo abantu babi barakira ariko abeza bakunda Imana bakagorwa, biterwa n'iki? Reka turebe. Iki kibazo kimwe gishobora gutuma umuntu yitera icyizere akisenya. Icyo kibazo kigira kiti: ni kuki abantu babi bagira ubutunzi mu gihe abakiranutsi bababazwa bikomeye? Ibi bintu biterwa n'iki? Uramutse utumva ibi bintu ushobora kwifuza icyaha. Reka mbigusubiriremo. Uramutse utumva ibi bintu ko biriya bintu by'ubutunzi bw'abantu babi atari umugisha ahubwo ari Imana ibishyura. Ibintu rero utabyumva ushobora kwifuza icyaha cyangwa ugatangira gushinja Imana ati Imana ntubaho, Mana ko wanyibagiwe. Reka tubyinjiremo rero. Mu minota iri imbere ngiye kukwereka impamvu abantu babi bashobora kugira ubutunzi badahanwe, batabonye ibihano. Impamvu abakiranutsi bashobora kubabazwa nubwo baba ari indahemuka bingana bite. Ndaguha n'urufunguzo rumwe rugena niba ububabare bugusukura cyangwa se niba bugusenya bukakurangiza. Reka uzubyumve rero. Mbere yo kubyinjiramo rero banza ukandeho like kugira ngo ibi bintu abantu babisobanukirwe, kuko benshi baribaza Mana nkunda Imana, ndagukunda, ndakiranuka, ariko ndagowe. Kuki uriya muntu mubi ahora akira akamererwa neza biterwa n'iki? Nibyo ngiye kukubwira rero kugira ngo ubyumve noneho ntuzongere kujijwa. Kandi aho like ubundi mbigusobanurire. Dore icyo abantu benshi batabona rero: ubutabera bw'Imana ntibukorera ku makuru y'uyu munsi, amakuru abantu bagenderaho ya buri munsi, bukorera ku gitabo cy'iteka, igitabo cy'ubuzima cy'ubugingo buhoraho ubuziraherezo. Numara kubisobanukirwa rero, ishyari wari ufite rizahinduka ubwoba, kandi ububabare wagiraga buzahinduka igisobanuro, kubera ko uzaba umaze kumva neza ko ishyari ahubwo ryagombye gutera ubwoba, kubera ko biriya bintu Imana ibiha abantu bakavuga ngo ni imigisha, iba iri kubaha ibyabo kugira ngo barangizanye, batazavuga ku munsi w'imperuka ngo Mana ntacyo watumariye. Reka uze wumve. Reka turebe rero. Ureba hirya ukareba hino yawe. Abayobozi benshi bamunzwe na za ruswa, bamerewe neza, baremerwa, ariko nk'uko isi bivuga bavuga ko bagezeyo. Abanyabinyoma nabo ni uko rurageretse. Kuki abantu batunzwe na za ruswa, abanyabinyoma bose bamererwa neza, ariko babandi birirwa basenga bambaza Imana bakabanya kugorwa nk'uko abantu babivuga? Hagati aho rero, umubyeyi wicisha bugufi wanga usenga cyane by'ukuri, ariko we aracyahangayika mu miruho idashira. Ariko babandi baza ruswa, babandi babagome babi, abanyabinyoma bose bakora ayo manyanga yose bo bakamererwa neza, ariko wandi uri gusenga uri ku mavi buri gihe bikanga. No kubera iki? Reka turebe rero. Umuhanuzi Yeremiya niwe waboroza aragira ati: ni kuki inzira y'ababi itunganirwa? Niba rero nawe warigeze kubyiyongorera, yaba no mu mwijima waribajije ibyo bintu, kuki ababi batunganirwa? Ubutumwa n'ubwawe nawe burakureba. Reka nze mbukugezeho. Tuzi neza ko Imana ikiranuka byuzuye. None se ibi bintu bisobanuka bite? Buri gikorwa cyiza kigomba guhabwa igihembo. Niko Imana ikora. Igikorwa icyo ari cyo cyose cyiza gihabwa igihembo, kabone n'ubwo uwagikoze yaba ari mubi ate. Uretse rero wumva ukuntu Imana ihambaye, abantu babi cyangwa abagome bashobora gutanga amafaranga ngo bagaragare neza, bagaragaze isura nziza, burya baba bakoze neza. Abantu babi kandi cyangwa abagome bashobora gufasha umuntu kugira ngo babonwe cyangwa ibyubahiro byabo, baba bakoze neza. Burya abantu babi cyangwa abagome bashobora kugirira neza umuryango wabo, burya nabwo baba bakoze neza. Ibyo bikorwa byose rero bifite agaciro imbere y'Imana, kandi rero Imana ntishobora kubyirengagiza. Niyo mpamvu Imana ibibahembera hano ku isi, bakiri hano ku isi. Kubera iki? Kubera ko bahisemo gutandukana n'Imana, ubwibone, ibindi bakora nyuma bibi ya bya bikorwa byiza baba bakoze. Ntibashobora guhabwa ibihembo mu ijuru. Niyo mpamvu Imana ibaha ibihembo byabo hano ku isi. None
niho Imana izabahembera handi. Reka wumve, nta handi hantu Imana ibihembera usibye hano ku isi. Birumvikana, ibahembera mu mafaranga, mu byubahiro, mu buzima bwiza no mu gukomerwa amashyi. Niko Imana ibahemba hano ku isi. Noneho abantu babirebesha amaso bakavuga ngo ba bantu ni abanyamugisha bagezeyo. Oya, dore rero aho n'ibintu bitangira kugorana kurushaho. Ibyo bivuze ko gutsinda kwabo n'ubutunzi byabo n'ibyubahiro byose atari ikimenyetso cy'uko Imana ibemera. Ibyo bintu byose baba bafite, yaba gutsinda, yaba ubutunzi, yaba ibyubahiro, ntago ari ikimenyetso cy'uko Imana ibemera. Ahubwo nk'uko benshi babyibeshya, bishobora kuba ari ikimenyetso ko Imana irimo kubishyura hakiri kare mbere y'urubanza. Imana ibibishyura mbere y'urubanza. Icyo abantu benshi bita umugisha gishobora kuba ari inyemezabwishyu. Ni inyemezabwishyu abenshi bita resi, abandi bita risiti. Imana ibiri kuba hari risiti yabo, gihamya ndakuka ko umuntu yishyuwe. Reka mbigusubiremo byumve neza. Icyo benshi bita umugisha ku bantu b'abagome bafite ubutunzi gishobora kuba ari inyemezabwishyu, resi cyangwa risiti, ya gihamya Imana ibaha hano ku isi ndakuka ko yabishyuye. Imana nta mikino rero, iguha amahitamo ubundi kuri wa munsi ntuzagira icyo wirekuza. Ntibyoroshye, twamye tubyibaza, ariko Imana irakubwira iti wahisemo isi kundusha, rero ngo haye isi yose. Nuko Imana ibagenza, irababwira iti ndabaha ibintu byose, niba mwarahisemo isi kurusha uko mwamisemo, rero nanjye mbahaye isi. Niko bigenda, kugira ngo ku munsi w'urubanza batazavuga bati ariko twakoze ibyiza. Imana izabasubiza iti mwarabihembewe byose. Uramutse uri umunyabwenge, reka ibi bintu bihite bikuvanamo ishyari ryose ry'iby'isi wari wibitsemo. Iryo irari n'ishyari ry'iby'isi byose wari wibitsemo rivanemo. Andi mayobera none rero dore n'aya ngaya. Niba babi bahabwa igihembo hano ku isi, kuki abakiranutsi bo noneho bababazwa hano ku isi nyine? Yesu Kristo niwe bisobanuye neza. Yasobanuye aya mayobera akoresheje ukuri kw'impande zombi, yaba umuntu wita ko ari mwiza kandi ari mubi, akabona iyo migisha bita imigisha y'isi, n'umuntu ubona ububabare ku isi. Abakiranutsi basukurwa ibyaha byoroheje hano ku isi, kuko n'abera atari intungane 100%. Kandi Imana ni inyamuwe cyane. Imana ifite impuhwe nyinshi cyane, byayishimisha kurushaho gusukura inshuti zayo hano ku isi kuruta kubareka bakazababara nyuma. Bivuze iki rero? Dore icyo bivuze. Ububabare bwawe bushobora kuba atari uko Imana ikwanga. Imana ntabwo ikwanga niba ubabaye, ahubwo bushobora kuba ari ugutegurwa burya Imana bigutegura. Aha rero niho abakristo benshi batumva iby'ububabare banyuramo. Ububabare ntibuhita buguhindura umutagatifu. Nanone wumve, abajura babiri babambanwe na Kristo ku musaraba, urabyibuka? Umwe yinjiye muri paradizo, undi apfa arakariye Imana. Nibo byibuka neza. Itandukaniro ryari rihe? Ntago ryari ububabare bagize, ahubwo itandukaniro byari ibyo batanze. Gute? Iyo ubabaranye ubwigomeke, ububabare buhinduka uburozi. Iyo ubabaranye ukwemera, ububabare buhinduka kwezwa. Kandi niyo mpamvu burya iyo ugize ishyari uba uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka. Reka ngusubiremo aka kantu kumve neza. Iyo ugize ishyari, ukagira umuntu ishyari runaka, burya uba uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka kandi utabizi. Igihe cy'urupfu rero, cya gihe cy'urupfu iyo kigeze rero, ibintu byose birahinduka. Nibwo abantu bose babibona none bagatangara. Umukiranutsi wabaraga ahinduka umucyo, arabohoka, akezwa. Wa undi mubi w'umukire ahinduka uremerewe, ubushywe mu mutego. Nuko rero ntupimire Imana mu mibereho yoroshye ku isi, kandi ntugirire ishyari abantu babi, kuko nakubwira nti ese wigeze kwitegereza isi? Nuko wibaza ikibazo, kuki abantu babi bamererwa neza kandi noneho abakiranutsi bakagorwa? Ndizera rero bonye igisubizo. Burya Imana ibiri gutanga inyemeza bwishyu yahaye abantu bya hano ku isi ko ari byo bahisemo, ibaharisi kabarisiti, kugira ngo bibe gihamya ndakuka ko bishyuye, na cya gihe nibagera imbere y'urubanza Imana izabwira iti dore mwahise mu isi
niyo nabahaye kuko niyo mwahisemo. Nawe mukiranutsi rero ntucike intege kuko Imana iri kukugorora kugira ngo nawe noneho wigorore ukurikira inzira z'Uwiteka, noneho uzambikwe rya kamba ku munsi urubanza. Ngayo nguko rero, nimba wari mubi wibeshya ngo Imana ntibona ibintu byose, ushatse wahinduka kuko iyo ugize ishyari uba uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka. Nkabashimira rero twabanye, kandi nawe mukomeje kwiyandikisha cyane, ndabashimiye. Imana ikomeze barinde. Nawe utariyandikisha uyandikishe ukandi warayi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Noneho abantu bibazaga impamvu abakiranutsi bagorwa, ababi banezerwa, ngira ngo murabyumvise. Ndabashimira rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba to meyo.